guhora urota umuntu umwe cyangwa abantu bamwe cyangwa itsinda ry'abantu nshuti yanjye bakomeza bagaruka ibi bintu ni warning sinzi ko ni inzozi ziburira ni umuburo w'Imana kuko uhora urota wenda ntabwo ari burota gusa bonyine ariko nibura mu nzozi ugira mu gihe kinini hakagaruka wa muntu bantu cyangwa ryatsinda ry'abantu cyangwa hantu hamwe urota igihe cyose icyambere ni to avoid person kwirinda abantu Imana hagiye byakubwira ngo witonde dore abica imigambi bene bariyo funga mudomo amaso irinde ariko bipfira hehe bino bintu kumba bica purani murahagararanye niyo mpamvu ushobora kurota umuntu umwe cyagahora aza buri gihe mu nzozi ubumwe bw'abera ministries amavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka mwiyerekwa ry'umushumba Reverend Ntambabazi Jean Baptiste ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi Imana yamubwira ngo genda ubasuke amavuta ubuzima buhinduke nabo bahindura ubw'abandi ubumwe bw'abera ministries ntabwo ari idini nta nubwo ari n'itorero ni umuryango wakira buri muntu wese akabohoka buri muntu wese mu itorero abohejejwe muri byo ubumwe bw'abera ministries amavuta akangira amateka ubuzima bugahinduka ndagusuhuje kandi ngo haye ikaze wowe ukurikiye ubumwe bw'abera ministries amavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka Imana igumugisha cyane we wakoze subscribe wogira uruhare mu kureba ibiganiro byacu aho uherereye hose rero nkwifurije kumererwa neza naho utameze neza navuga ngo Imana ikurengere ishyira amashimwe mu ruhande rwawe hari abarwaye hari abarwaje hari abafite ibibazo bitandukanye nababwira ngo mwihangane ejo bizamera neza amazina yanjye ni Jerry nk'uko bisanzwe turagarutse n'ubundi mu biganiro tugirana na Revera Ntambabazi Pastor umeze neza ndashima Imana n'umutima wanjye wose ni byiza cyane inyuma yo kuberwa n'umukara n'akero ndabona ari sawa cyane byose ni Imana ibikora dushimira abaterankunga bacu yego Imana ibaha umugisha na wa mama cyane wavuye muri Belgique Imana imuha umugisha cyane Imana imuha umugisha ari n'undi mu Budage Imana imuha umugisha akunda tuno dupira ngo ashaka tuzatumushyira n'abandi muri Amerika tujya tuvugana twongera kwibutsa abantu ko turi muri cya cyumweru cyo gutegura uko dutanga mitiweli yego cyo bita kubwisungane mu kwivuza rwose umuntu umwe yishyurwa 3 kandi ngo dushaka kwita ku bantu bafite ubushobozi kugira ngo nibura kwa kane kuzagiremo bababo ko yishimo gatatu nibwo bashobora kutakuvura uwo mwanya kandi ikindi ushimye ko tubikora tukabishyira kuri kamera turabikora bidusabye yego turavuga ko tutashatse ushobora tindagira ndeye ko byatunganye turabikora neza mukomeze Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu yego atukiri kuri ako kantu tutarakavaho kugira ngo tuganire n'ibyo abakunzi bacu batubajije nabyo biba ari ngombwa kuko ari byo byifuzo byacu ndagira ngo tuvuge kuri ako kantu ko gukora ikintu ako kantu ko gukora igikorwa runaka ugashyira kuri kamera abantu benshi babivuga mu buryo butandukanye turagira ngo nyine dusobanukirwe hari ababivuga nk'ubwibone hari abifata nko kwirata hari abifata nko kugaragaza cyangwa se gusabiriza sinzi turagira ngo dukureho mucyo kuri icyo ngicyo nimba ari cyo batitubwira ari umuntu umwe nta mpamvu yo gutwara kamera ariko ibintu bireba abantu benshi burya bemera ko ari umurwango utapfa guteranya abantu benshi cyane utabivuze icya kabiri biterwa n'uwaguhaye ibyo uri bukore yego havuga ati yewe barampemukiye genda ubahe ndeba making sure ko byakozwe akabunda ati yewe sinkwango mbikore ndakwizeye ngo iki genda cyangwa ibyo Imana izabikwibariza yego ariko iyo ibintu byamaze kuba ministeri cyangwa se ibintu rusange by'abantu benshi ugomba kubikora ku mugaragaro kugira ngo utere n'umwete n'abandi gukora cya gikorwa yego icyo rero kumwe gabera amahitamo nayo duhaye inkunga hitamo icyo gomba gukora n'abati ndashaka wa mufuka w'umuceri nohereje ushyire kanaka ngurebe arimo korera avuga ati ko nk'ibintu bya mitiweli byo ntabwo nibwira ko byo byahishwa
ntabwo abantu barenga 100 wagenda uhishana igikorwa kigaragara abantu bakamara mu rwego Ministries gufasha abantu kuvura ntabwo wajya gutanga amagaze yo mu gikoni ngo abantu bateke ngo bure kubigaragaza ko ni cyambere ni igikorwa cyo gukorera Imana ni igikorwa leta ibirimo ni igikorwa abantu baba barimo hari ibintu bidahishwa ariko jewe sinemeranywa mu gihe cyose uwaguhaye nk'ungata gusabye ibyo bintu ko wajya kujyana umujyi mushyi bishyimbo ukajyana kamera n'ikiro kimwe hari usanga ari n'ikiro cy'isukari ibintu bidakunda gutyo so rero bikorwa mu mpamvu nyinshi zitandukanye. Yego nagira ngo ako kantu gasobanuke, urakoze cyane kudushyiraho mucyo muri ibyo ngibyo. Rero nagira ngo mbere yuko dukomeza, abakunzi bacu bagiye bibanda ku nzozi cyane, kuko ubona ko hari ibintu byinshi bagiye basobanukirwa. Inzozi ni ubuzima, bahanza babwira ibintu kubyibandaho. Inzozi ni ubuzima. Inzozi ni ubuzima. Jeri nta muntu utarota. Nutarota twamenye ko afite ikibazo. Ahubwo ikibazo afite ikibazo kinamukomereye. Yego. Kandi ziramubangamira. N'urota akibagirwa ibyo yarose. N'uyu ngo wicana ku ruhande waje no hari ibintu yarose arambaza bukiyahura nabyo naye ndaseka. Ambwe ngo yarose ibintu abamurangiye akaza agiye baramukinisha ataha yababaye. Nuvuga ngo ubu kurota ni ubuzima. Yego. Kurota, it's not a part of life, it's a life. It's a life. Kurota and our vision. And our destiny. Yego. Kurota ni inzozi, ni yerekwa, ni umugambi. Kurota ni ubuzima bw'umuntu. Yego. Kandi twabonye ko Imana ivugira mu nzu. So rero kumwe bw'abantu twiyemeje, ngewe ubwanjye niyemeje nshake sinaremva yanga saa 8 z'ijoro, niyemeje kurara soma senga babikiniye kimwami. Yego. Ndi kubona ama message twakira ndetse na telefone wakira biba byabaye byinshi, kugira ngo tubikubire hamwe rero, kugira ngo hataba hari n'undi ufite ikibazo nk'icya mugenzi we, aho gusubiza umwe ku giti cye. Turavuga reka tujye dukora ikiganiro twibanze ku bibazo abantu benshi bagiye bahuriraho, hanyuma dukore open interview tubiganireho, abantu babisobanukirweho. Niyo mpamvu ngiye kujya muri zimwe mu bakunzi bacu bagiye bandika bibaza ku nzozi. Mushumba, ndagira ngo abakunzi bacu bibajije impamvu yabitera kugaruka kurota umuntu cyangwa gurupe y'abantu buri gihe bakagaruka mu nzozi. Abantu benshi cyangwa umuntu umwe buri gihe bagaruka mu nzozi. Ndakumva cyane. Turagushimye Imana ko twemereye kuba tugana cyo kiganiro, utanga uburyo, utanga n'umugisha, utwambika imbaraga, utugirire neza, uturindire gukomeza gukora umurimo wawe, kandi maze tumenye iteka ryose. Ndagushimye ko uri umwami w'amahoro dukunda kandi utuzi. Ngaho bana nanjye nagera Mwami, dufashe twese hano hantu bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen. Guhora urota umuntu umwe cyangwa abantu bamwe cyangwa itsinda ry'abantu, nshuti yanjye, bakomeza bagaruka mu nzozi. Ibi bintu ni warning. Sinzi ko ni inzozi ziburira. Ni umuburo w'Imana. Kuko uhora urota, wenda ntabwo ari burota gusa bonyine, ariko nibura mu nzozi ugira mu gihe kinini hakagaruka wa muntu, ba bantu, cyangwa rya tsinda ry'abantu, cyangwa hantu hamwe urota igihe cyose. Icyambere ni to avoid person. Kwirinda abantu muri rusange, cyangwa exactly babandi wabonye? No, ntabwo ari babandi. Ni Imana ikubwiye ngo itondera umuntu uwo ari we wese, kuko ushobora kurota n'umuntu ukibwira ko ari we ubikora, kumbe ubikora mwicaranyaho. Utarinze wavuga ngo ni igisi nabonye. For example, niba igihorota ntababazi nk'urugero giye pastor ndota, witekereza ushobora gusanga ari ndi uciye ku ruhande, ushobora gusanga ari ndi mukorana, ahubwo bameze gutyo. Uvuga ngo icyambere kurota umuntu ahora aza mu nzozi, kabone nubwo yaza gusuhuza, nubwo yaza gukorera ibintu byose yaza, ariko akuba yigarukamo, akagaruka n'abo bantu bagaruka, n'umwanya bagaruka. Menya ko icyambere kugira ngo wirinda abantu, to avoid person in your life. Kwitwararika ku muntu wese utitaye ngo nuwona rose. Ushobora kurota inka kumba ari umuntu reka. Ushobora kurota umugabo we kumbi ari umukozi wo mu rugo. Ushobora kurota shobuja kumbi ari umusekreteri mu biro byawe.
ushobora guhora urota wicaye muri minisiteri kumbe bagiye kuyigusohoramo. Icyambere kigomba gutuma Imana ibikuburiye ngo irinde abantu. Kwirinda abantu si ukutabavugisha, kwirinda abantu si ukutabasuhuza, kwirinda abantu ni ukutabaha amakuru y'ubuzima bwawe. Abantu kugira ngo babisobanukirwe, hari igihe umuntu ushobora kuvuga ngo ni ukwirinda abantu, ngo yanga Imana yarambujije, tujya tubibona ngo yarambujije ngo da ngo sinkagira icyo mvuga ngo njye. Nabwo wavuze ubwo ukabona umuntu ari gukora ibintu ariko nta bwenge burimo. Nabwo wavuze kuvuga ngo Imana yarambujije ngo sinzavuga, nabwo wavuze, kera wavuze. Iyi ngiyi kwirinda abantu si ukutabafasha, si ukutabasura, si ukutaganira nabo, ahubwo icy'ingenzi ni ukumenya ngo inama zanjye, purani zanjye, gahunda zanjye ngomba kuzihisha. Ibintu byakugirira akamaro sinzamubwira akanyanga. Nta muntu nzakunda ngo nkabye, ahubwo ngomba kwirinda ibyo mvuga, ibyo nkora, aho mbikorera n'inzira yabyo. Ako karumvikanye? Abantu bashobora kwibaza ese Mushomba ntawe ari kubwira abantu ngo babindyardyara. Oya. Ariko indyarya ni iki? Ni indyamirizi. Ese indyamirizi ni iki? Nihera mu buriri. Ahubwo niryama ku kizi. Akoze ko ari byo. Niryama ku kizi. Ku kiza cyaguteza imbere ukaryamira nyine. Najya mbona kera iyo ngiyo hari inzara wajya gusura ntagiye guteka ubugari bagahita bapfundikira ngo mukarabye uwo mwana mu mazi, batabakarabye umwana. Ushonje ati nanjye simva akabigogera tu mpaka biriye kuko ikibazo arashonje bakubimuhereza. So indyarya imwa n'indyamirizi kandi yabibonye gahunda ihari. So nasema mujanja hajinyo andyarya yogosho wapi yawutereka mujanja hajinyo yemwe. No kuvuga ngo hano hantu Imana iragusanze. Erega buriya uzi ko ndakandaribitse yari wiribika rimbwire oya menye ubwenge ariko uzi ko usanze umuntu arwana n'intare abenshi bakize intare. Usanze umuntu arwana n'intare, usanze umwana w'umuntu arwana n'umwana w'intare, burya benshi bakize intare. Kubera iki? Ubugome buba mu bantu ntabwo ari bwiza. Nubwo ubona tugenda, nubwo ubona tuvuga, ubyangu byemere, abantu turi babi. Umuntu araguhiga akaguhisha, arakurwanya akaguhisha, aguca mu mizi akaguhisha, kuzagera ubwo aterera ngiti cyose akarunda utazongera kumera mizi, agahita atura hasi. Umuntu abazika kwanga akakwandikira message ati waramutse neza, uracyahumeka, ni amahoro. Ese ko ntakikubona ubaheye. Ati umuntu yahamagaye ati ubwo naniwe ndi mu kazi, ati ubushomeri, agahita recording ati mva wa muntu wanyu amakuru tayari ufite uburyarya no gucakura. So nje cyo ngushaka ndagira ngo ubeho wifitiye icyizere, wizera n'Imana ko yashobora. Haleluya. Umuntu nk'uyu munsi aguha agatasi k'icyayi atari tasi y'icyayi, ahubwo afite ikindi kintu agambiriye muri wowe, tagetiye, kandi akaguhisha tageti afite. Ndamugurira kofi, ariko iyi kofi ndamukuramo agasheke kaya nayo, kandi nanguriza sinzamwishyura. Yashaka na sinya sheke nabi akagufunga. Sinya tari yanjye, kimashunga sanga si yanjye. Funga ndetse amategeko bagufunga nyuma y'amezi 2 yararengeje. Yego. Ibyo tubireke none umuntu akaba ariko jeri kuko kutaratwereka fiance abigite oya hati fiance ati ndamufite ariko ndabona agafoto ati sikumva muzi di. Ubwo deja aragira ngo amenye your plan, agaca kuri ngo ati mva kwibandi hariya, nta mu photographe muzima baho, abakameramani barasaze, turabazi buriye turabazi, YouTube nta bintu uzi wowe, nta bintu uzi. Ati reka uramubeshyera, aza kugeza ndamubeshyera, ati reka nzamukushyirira ku biganza, cyo bita kugutamo. Ubwo noneho abagiye guhiga ibimenyetso simusiga, kandi akabizana, arabizana buryo rwose si igitangaza tuya muri piscine umuganira n'abantu.
agahita akubita agafoto ati wamonye, ati ngwino namusanga hano, yenda ni na mushiki wawe kubera ko ndi batafite amakuru yawe, yabonye muri restaurant ni kuvuga, yenda muravuga n'iby'amashusho, muravuga nuko muzamurocinga ibi, uzafasha umuntu agafotora ati do umukobwa akabararaka ati barambeshya nuko mwabaye, ndanaguhamagara ntunanyitabe, barabikoze oya nyine niko ndanaguhamagara ngaho niba ndakubeshya, yabwiye ati zimya telefone ko dusenge, zimya telefone tube twigana mukazimya mwese, kumbe wayijimije yasendize message uti niba ugira ngo ndakubeshya hamagara telefone yo kiriho. Abantu turi babi so nje nikuyemo. Ariko kuki abantu biga ubwenge bwo kugirira abandi nabi aho kwiga ubwenge bw'ibintu byaduteza imbere twese? Ni manipulation. Tuzagikora kino kiganiro umunsi wose tukibategurire, abwiye tuzabwira impamvu. Nuvuga ngo n'abantu baramaze kuba ari ibikoresho, turi ibikoresho by'umwanzi. Nuvuga ngo imbaraga zacu nyinshi twazeguriye ku mwanzi adukoresha iby'ubwanzi. None afite umutima muzima arabikora agahemukirwa, tereka agahita yiga nawe kuba mubi. None ko nawe ariho kubyagenze, yabonye ari bwo buzima. So kurota umuntu kawa mugane ngo nago ngo yarize gufata ku gata, yarabwirije. Iki kintu nashaka kuvuga ni to avoid person in your life. Kwirinda abantu, si ukubimba ibyo kurya, si kuba amafaranga, si ukutabasura, si kutabaganiriza, ahubwo menya ngo ndavuga iki, ndakivugira he, sangahe, nkwiye gukora iki. Yego umuntu avuga ati ndagushaka dusangire, menya ariko niki, reka ngenda ndye kakaboroshete, ariko ibindi bizanyuma ndabigenza gute. Wahajyana ugatumenya ko icyo bashaka nta kintu. Ubundi iyo umuntu ataza amakuru yawe yagusenya bishoboka. Ntago bibaho. No kugira ngo igihugu gitere ikindi nuko bagira intasi. Amakuru ni y'abakene, kinyenze na amakuru. So rero abantu rero ugomba kubima amakuru y'ukubaho bakabona ibyarangiye uye gusohora. So icyambere urota izo nzozi kugira ngo Imana kubwire ngo attention, irinde umuntu atari wa wundi wabonye mu ishusho, ahubwo wari we wese n'akatubwiye. Ushobora kufitanya amakimbirane n'abantu, Imana igusaba ngo kemura amakimbirane n'abantu mufitanye, amakimbirane ashobora katari warose, ahubwo ari undi uzi mukimbirana. Hano ntabwo ndi gutinda cyane, ibyo birasobanutse, biri kumvikana. Icyo kirasobanutse. Niba ari gukemura amakimbirane, niba ngo ibikora kujya gukemura amakimbirane. Icya gatatu, Imana ituma urota wa muntu igihe kimwe cyangwa inshuro nyinshi. Nuvuga ngo haba hari icyo Imana ishaka kukwigisha yifashishije wa muntu, yafashije abantu kukwigisha, kukwisoma. Hari ibyo nshaka kukwereka. Urugero rero umuhanga yaravuze ngo umuntu ni mugari, ariko ni na mugari kandi ndebere akaruhana ni mutoya muri tayo, ariko munini mu bikorwa n'imitekerereze n'imigirire n'imigenzereze. we yaravuze ngo umutima w'umuntu umeze nk'igihuru, mu ishyamba ugenda ukaruha. Ahana ngo umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushukana, kandi ufite indwara ntiwizera gukira. Ngo ninde wamenye ukuri, ngo n'Uwiteka wenyine. Nuvuga ngo ukora urota ba bantu, nako ngira ngo na nyirawo ntabwo aba wuzi. Burya mutima, ikibazo cyacu hari aho twiyizi, akaba naho tutiyizi. Usiye ko ntabyemera, turiza ahubwo nuko twirengagiza rata. Ubuse hari uyoboye weaknesses ze, kandi kireka ko tunahazi nuko tubyita byiza kandi tuzi ko ari ingeso mbi. Ariko umuntu nta hantu atazi pe, yenda mu mugongo niho ntazi kuko ndahakora n'ubwo makarabye. Ariko umutima se uburakari uramuzi, ukunda uramuzi, ushima uramuzi, ibyo wanga urabizi. Rero biriya bijya bavuga ngo hari umutungo uruhande rw'Imana izi yonyine. Wapi, umutima w'umuntu nawe ufite. Yego umutima w'umuntu uri mu kiganza cy'Imana, ariko umuntu ubwe ageri ariyizi pe, azi ubunyanga bwe, azi ubukuru bwe, azi twahisha. Gusa yagira n'ahantu hari ibintu bigoranye akigira umuntu muzima, yenda agafata ibyo abandi bagaye we kabyita ko ari bizima. Ni ugushaka kwigira mwiza se?
wapi ako Jerry ubwo uzafata ntabwo yongera ngese ko mba nkeneye kwiga ubwira ijambo rikomeye yewe wagize ngo ndiyemera ko nzi byose ntabwo ujya amaturo nicyo kibazo cyawe urazi impamvu yo kubwira ijambo burya Jerry kuri iyi si ya Nyagasani ya rurema nta muntu utagira amafuti ahubwo imbaraga zacu ziri mu guhisha amafuti yacu imbaraga zacu ziri mu guhisha imbaraga ni amayeri yo guhisha amafuti ariko ushyizeho agapimo gapima indaya wazifata ushyizeho agapimo gapima abasinzi wabafata ushyizeho agapimo gapima ubugome wabafata abahemu wabafata ikibatandukanya n'imbaraga zo guhisha ibyo bintu no gutwikira no korosa ayo mabi kabura ariko Troy ntarivuga kandi warayazi arayazi we ntari buvuge ngo ndajya muri login vuga atari kubundi mwana we ko mbona ufite inzu mbi aretse nka gukodeshereza inzu kaginyitiriza kumba kanje hari akinjiramo akongera akasohoka none se yagwereke gurugera ntabwo urugera hanga umuntu afite nk'ibi ashobora kuba yabasha kubona nk'J150 cyangwa J180 ku kwezi ashatse umusore utafite ubushobozi bwo gukodesha inzu ariko umunyebanga ati we icyumba cyanjye ni kiriya mu rufunguzo rwanjye inzu nzayishyura uzimenye hari icyo batakubwiye se none se ubwo kucya twarwo rufunguzo uri mubone mu irogi umenye igihe yamuzaniyemo baravugana bahurira bakemura ibibazo atongera igendera harimo dusha harimo byose atambuka ati umugabo mwiza ati umugore mwiza kumbi wapi amayeri hejuru abanyamanyanga baruzuye ubwenge ni ukuntu bahisha amakosa yabo ariko bakirengeza ngo ibyo urabikora nkagira gute nakwiyorera ariko Imana ni nyemba urumva rero ahangaha ni ukugira ngo hari icyo Imana irimo kwigisha kuri abo bantu ushobora kwigisha mu buryo buri positive cyangwa mu buryo buri negative ushobora kwigisha kumenya kwirinda cyangwa se kugira ngo igira kuri uriya hakubera amen sibyo kwigengesera cya kane Imana ikwishura abo bantu cyangwa umuntu mwiyerekwa kuko bari mu bantu bangiza imigambi yawe madu yawo ngabo nyine ariko sabo ashobora kuba ubonye cyangwa nta cyakabandi ikinyenzo no gusimane kubwiye ngo kugira amakenga imipango yawe yose rimwe barayangiza barangiza icyerekezo cyawe barangiza amahirwe yawe yego abantu rero oya baba mbona buze kimbaza none ntago bariza abantu ba ikintu ndi kwibaza ni abantu bangiza amahirwe yacu ntabwo basha kuyabona nyine kuko urota wa muntu urota ba bantu urota ya matsinda ahoraho kandi urota na hahandi bivuze ngo igihe Imana hari ibyo yakubwira ngo witonde dora bica imigambi we ni bariyo funga mudomo abe maso amaso irinde ariko bipfira hehe bino bintu kumba bica purani murahagararanye niyo mpamvu ushobora kurota umuntu umwe cyagahora aza buri gihe mu nzozi abantu babe maso atari kubera ko nane nabibwiye byaje gute ariko nyamara hari ikintu twibeshya Jerry ngiye kubwira useke ayo twibeshya ukibwira ko wabwiye nk'urugero nka pardon nk'uwitwa nk'urugero nka Alex niko navuga yego nkumva ko nabwiye Alex batari umuntu akibwira ko ukumva abantu nabo ku ruhande kumbi no mwicanye ni umuntu nawe ubwawe uri umuntu ni cyane ntabwo twanyujyana cyo kuwa gatatu kuwa kabiri kuwa gatatu ngira ngo twabonye ikiganiro kivuga ngo ntuziyongere ku banzi bawe kuko umwanzi wawe bwawe ni wowe ntukiyongere muri bo rero sasa nuvuga ngo barica purani zawe barica imishinga yawe barakurwanya hari n'igihe binashoboka ntibakurwanisha imbaraga z'imyuka mibi bakakurwanisha mu bitekerezo wagiye ugira ubwenge ariko waretse miliyoni 2 zirubaka 5 zirubaka nyamara ushobora kutubaka muri Kigali ariko hari ahandi zubaka afite ubutaka kandi harimo inzu kandi uzajyamo ushobora kuba kurangura mu ndege mu Bushinwa ujye mu Bushinwa cyangwa ujye n'ahandi ugiye kurangura
ariko byarangura Nyabugogo. abantu bashaka ibyuzuye ntabwo bashaka Nyamara- gutangira. ushobora kuvuga uti 200 nguhaye ati si 200 waretse igurire telefone wiryohere, nyamara 200 nta kintu hari nk'imifuka ingahe y'ibigori, hari nk'imyenda ingahe, wazunguza ukareba ukuntu wacanga ubwenge. hari nk'umufuka ingahe y'ifarini n'amandazi ugafunga n'icyayi ugacuruza birahamunwa. urumva ahantu urumva ni abantu bangiza plan kuko nta kindi Satani akoresha yego usibye kwica, kwiba no kwangiza. yo gatsindwa Satani w'umutuku. Guhora urota umuntu umwe nabyo bisobanura yuko cyanyu cya karande n'ubuzima bwawe bitigeze bihinduka. Intambara ari yindi style ugenda urwana nayo. Ndumva ntashaka kuvuga ibintu byinshi uyu munsi wa none, ndumva ntashaka gutinda ahantu ko cyane yenda n'ibimenyetso byinshi. ntabwo nakurekura nyine nk'uko bisanzwe utatubwiye intsinzi. First of all, ikintu cya mbere intsinzi bihari hari Imana izi ni inzozi ziburira. Cya mbere gerageza kuba inshuti y'abantu, yego ariko barinda ibikorwa byawe, barinda umutima yo kuba atawushwanyaguza. Erega burya muvandimwe Jerry, aho umuntu yinjiye aza mu mutima wawe ahasiga ibikomere asohoka bitabangama, ariko iyo asohoka mu mutima wagenda aca muri bya bikomere bitarakira, umutima ugashwanyukira icyarimwe. ni nabyo byabaye ku bantu benshi. Tujyabana n'abazitwe sinyibashaka, sinyibakeneye, sinyibitaho, sinyumva ibyabo, singikunda ibyabo, abantu ntago mbashaka, sinshaka no kubumva, sinanabakeneye abantu wapi, sinifuza no kubumva. Sumva muvandimwe wanjye, ni ukuvuga ngo umuntu w'Imana aba agomba kumenya ndabirinda gute, ndabigenza akarimba ka kuri radio, wowe wahoze urubavu rwanjye none warusize rurangaye. Ndayireke ndayirangije. abantu bayumvise. Urumva hagize gute? Hararangaye. Aho winjira uza muri nge wahasize igikomere, ariko kitambangamiye kuko style uri muri ngewe. Ariko nujya gusohoka muri ngewe urakomeretsa, ntamwe akomeje, no ahakomeretse atazongera hahite harangara. Inama ya mbere nuko tugira ubwenge. Biraravuze ngo ubwo ubuze ubwenge nzagira gute? Nzakwihorera yakuburiye, warosa abantu bamwe, warosa ahantu hamwe, warose groupe y'abantu bamwe, bihora biza mu buzima, shaka kuza akabya gatatu mu cyumweru, ariko nturimo wiga. Uracyavuga ngo jye abantu ndabanze, ngo ndabaretse, ngo ndabazinuzwe. Ariko intego Satani abashaka nta kintu nuko turyana abantu bwacu. Kuko iyo turyanye tugahangana, umwanzi atera agatebe akavuza ikorasi ngo reka bamarane, mbona bonyaga akumva arishimye nyine. Kuko iyo tubanye amahoro Satani buri cyicaro. Iyo dushwanye mu rugo tugahangana, igitebe kinini gitereka aho ngaho akicara ko mujye mutaha mwese, ntawe uvuga n'abana murakare, kwanza uhera ntimukanasangirire ku meza mwe, mwagajye ko nundi umwe bati genda urya ndabanza kubera dushobora kugura ku meza. Satani ataho nibyo ntibashaka, mukajya kuryama nta usenza ntavuganye n'undi mutongana muhagurukana mwese nta kinabura. Ariko uzi ko mushumba ubumwe ari ikintu gikomeye kandi kigaragarira mu bintu bito bito abantu batajya babasha guha agaciro. Nimba mutasangiye nk'umuryango hamwe, mutasenganye hamwe, mudasengera hamwe, ibintu biba bikomeye. Ni ukuvuga ngo umwanzi wadusho. Ikindi cya kabiri ga ubumwe ni imbaraga zinasa Satani. Ko nese bavuga ngo nuko mu bumwe. Yego. Ndakumva cyane. So rero ntago ibyo bishaka. Rero niyo mpamvu turota bino bintu, abantu bumwe barwanira izo ntambara, bitwararike mu mutima wabo, kandi buri gihe. Yaravuze ijambo rikomeye. Paulo yandikira inzandiko ze aravuga ngo kurwanya uruhande niha bishoboka mubane n'abantu bose iki amahoro. None igihe bidashoboka urarwana n'iki? Erega bimenyetso biranga umuntu wavangiwe, cyangwa tuzaganira ubutaha, ahorana ingeso yo kumva yihoma, akora ibintu yihonga, aba yitwa nguri inzira. Yego, ibi bintu byose ugenda uvuga aba hari umuntu nyine biba biriho. Niyo mpamvu nyine uyu muyoboro wazigiye, kuko hari abantu bagenda biyumva kumva hari ukuntu hakuryaga umuntu uko abivugaho
urasobanukiwe, urakangutse, umenya ibikuriho, umenya ibikurwanya, umenye n'umuti n'ahantu wahindura icyerekezo. Ku munsi ngira ngo w'ejo cyangwa ejo bundi nibwo twaganiriye ku kintu, ku bintu, ku bimenyetso byerekana nimba ari intuza kuzinukwa ibintu by'Imana. Harimo abantu babizinutswe batari bazi impamvu, batazi ibyabagenzaga, batazi ibyabahigaga, nibyo byiba. Ati njye impamvu ndagira mu by'ukuri naho hantu ngomba kwigira no kuba consistent, no kuvuga ngo geka ngume hano. Kujye nkunganiye wajya mu ijuru. Ubundi iyo usomye urwandiko Pawulo y'Abaromani 12 yavuze ngo 15 yavuze ngo nuko umuntu abinyunganizi ya mugenzi we kugira ngo amukomeze. Umuntu abinyunganizi ya mugenzi we kugira ngo amukomeze. Ngo kandi wohereje muri mwebwe ntimumugusha, ngo niba umuntu agushwa n'inyama nahitamo kurya imboga ndi imbere ye. Urumva ko biragaragaje ikintu kimwe cyo gufata abantu akabashyira mu rwego rumwe ngo bahurire hamwe. None kuki baryanyase? Nuvuga ngo aho rero Imana iguhishuriye inama nziza nagira umuntu udukurikiye. Ntabwo duhitamo kwanga abantu, turanabakunda, ariko nta bintu dushobora kubegereza. Ibintu bitatu: cya mbere ni umutima, kabiri ni ibikorwa byawe niba atarafatanya bikorwa, gatatu ntukajye uririmba aho wakuye intsinzi, uzaririmba intsinzi gusa. Uzaririmba intsinzi. Ntukabegereze umutima, ntukabereke, ntukaririmbe aho wakuye intsinzi. Icya mbere ntukabegereze umutima. Ntukabegereze imishinga yawe mu gihe atarafatanya bikorwa nawe. Muri iyo mishinga yawe hari umuntu ugomba kumenya ibintu byawe bitewe n'uko mu bifatanya bikorwa wawe. Icyo kirumvikana. Cyangwa niba utegerejeho iyo gahunda. Gatatu, wagomba kumenya nyine uko bimeze. Uririmba intsinzi, ubyina intsinzi, ariko ntukavuga imirongo intsinzi yanyuzemo. Ko iyo nzira n'ubundi uzongera uyicemo. Well noted. Wakumvise aho kantu? Twakanotinza hano. Nzakubwira uko chano igenze, nzawe tunayiserebure, ariko hari ibyo utari buze kumenya. Ntabwo ndi bukubwire ngo cyangwa se ko namenye ibanga, soma ibitabo ryari, ndyama ryari, no mu gutese utegurute bimeze bite. Ese uramubwira utari ko barangiyewe do celebre shaho naguze imodoka ati wayikuye, ati na akadeni ko muri banki. Ajyanayo arashyiraho ukuboko kandi niki ni yes si ya banki. None se ndubivuze ntibubwe, ese banki yabivuze oya, nyamara mu guteza cyamunara izavuga oyira nta n'ikibwira ariko gukubita. Urumva nicyo kintu reka turirimbe intsinzi, twishimire intsinzi, turyoherwe n'intsinzi, dukangurira abantu kugera ku ntsinzi, ariko inzira byanyuzemo kimya. Reka ngushimire Mushumba ku bw'ibitekerezo byiza n'inama. Ubwo njye mpora niga nzanikayo inkiga kuko hano ni ku ishuri, n'abandi bose bari badukurikiye reka tubashimire cyane. Ibiganiro byacu nakagaruka, mwakoze cyane kuduha umwanya wanyu. Amen.